Mu gihugu cy'u Rwanda tumaze kumenya ku izina rya Titi Brown. Uyu ni umusore umaze kumenyekana bitewe n'ubuhanga ndetse n'impano yifitemo. Uyu nguyu abenshi bamukundira ubuhanga bwe ndetse bakanamukundira uburyo akora ibintu bye. Uyu ni umwe mu babyinnyi bayoboye abandi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose biterwa n'ibitaramo agaragaramo, indirimbo z'abahanzi. Uyu kandi ni umwe mu bantu bafata risk yo gutoza abakobwa bagaragara mu mavideo, yewe udasize n'abahanzi ba nyiri indirimbo. Uyu nguyu amaze kumenyekana ndetse amaze no kugira izina rikomeye mu bikorwa bye. Uwo na wundi bamwita Titi Brown. Ariko ushaka kwibaza ngo kubera iki uno munsi tumugarutseho. Uyu munsi nifuje ko tugaruka kuri uyu musore bitewe n'ibyo yatangaje ubwo yaravuye ku rubyiniro mu karere ka Rubavu. Hari kubera ibitaramo bita Iwacu Muzika Festival. Gusa nagira nkwibutse kano kantu. Ibi ni ibitaramo byabaye bizenguruka igihugu cy'u Rwanda aho byategurwaga n'icyo bita MTN. Iyi ni kompanyi y'itumanaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibitaramo byagiye binyura mu turere dutandukanye ndetse no mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Aho twavuga nk'uturere bagiye banyuramo. Aba bagiye bazenguruka mu karere ka Gicumbi, baca muri Kayonza, baca muri Ngoma, baca muri Bugesera ndetse banagera na Huye na Rusizi, baza gusoreza mu karere ka Rubavu. Ahangaha niho no musore yaje gutangariza no magambo yaje gutuma abantu benshi bamugarukaho. Uwo na wundi bamwita Titi Brown. Gusa nagira nkwibutse kano kantu, mu karere ka Rubavu ubwo barimo barasoza Iwacu Muzika Festival hagiye haberamo udushya twinshi dutandukanye. Ni naho haje kugaragara no musore bita Titi Brown. Aho twavuga nk'umuhanzi bita Bruce Melody wazanye bita Bahati kuri stage. Uyu ni umugabo muzo mu gihugu cya Kenya w'umuhanzi ukomeye. Ndetse twanavuga n'umuhanzi bita Bushari, aho yaje kuzana umuhanzi bita Betray mugenzi we ku rubyiniro. Uyu ni umuhanzi bagiye bakorana indirimbo zitandukanye ndetse banatangiranye icyo bita Kenya Trap. Uyu baje no gukorana indirimbo bita Nitwebwe. Uyu yaje kumuzana ku rubyiniro. Ubwo ndi kugenda nkugara mu bintu byagiye biranga Iwacu Muzika Festival mu karere ka Rubavu. Ni naho n'uyu mubyinnyi bita Titi Brown yaje gutungura abantu atangaza amagambo akomeye. Ushaka kwibaza ngo atangaje iki? Nkuko dusanzwe tubizi, iyo umuntu avuye ku rubyiniro habaho umwanya wo kuganira n'itangazamakuru. Rero n'uyu musore bita Titi Brown ubwo yari amanutse, wari umwanya wo kuganira n'itangazamakuru. Batangiye bamubaza ibibazo byinshi bitandukanye. Gusa ariko bahise bahira ku kibazo kijyanye na murumuna we. Gusa najya nkwibutse bya Titi Brown na murumuna we. Murabyibuka yuko mu minsi yashize umusore bita Titi Brown atarameranye neza no bita murumuna we, kuko hagiye hagaragara ibiganiro byinshi bitandukanye byagiye bikoreshwa murumuna we, agenda agaruka ku magambo menshi atandukanye avuga yuko umusore bita Titi Brown mukuru watigeze amubanira neza ndetse atari n'umuntu umwifuriza ikizaba muri kariyeri akoreyeho kubyina ndetse no mu bintu bitandukanye haba no mu buzima busanzwe muri famiye. Ni ibiganiro byagiye bigarukaho n'abantu benshi, barabipostinga, barabyandika ndetse bagenda babishyiraho documentaire nyinshi zitandukanye. Uyu musore bamubashije icyo atekereza kuri murumuna we ndetse n'ibijyanye nawe ndetse n'ibibazo bafitanye. Gusa ariko Titi Brown mu magambo yagiye atangaza yavuze yuko ari murumuna we amukunda ndetse ari utubazo tw'umuryango. Biri ari ibintu bishobora gukemuka isaha n'isaha bakongera bagahora bakaganira. Si ibyo bibazo gusa bamubashije bijyanye na murumuna we. Uyu musore bagiye bamubaza n'ibindi bitandukanye, bagenda banagaruka kuri performance akoreye mu karere ka Rubavu. Banamubaza nuko yumva nyuma yuko agaragaye ku rubyiniro. Uno musore yagiye atangaza amagambo atandukanye. Gusa ariko nagira ngo ngaruke ku kibazo nyirizina nashatse ko tugarukaho kuri uyu munsi. Nibwo baje kumubaza ikibazo kijyanye no bita best we. Uyu ni umukobwa umaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda muri filime. Uwo na wundi bamwita Nyambo. Uyu ni umukobwa bivuga yuko bakundana, ariko bakunda kubihisha abantu benshi bagenda bigaruka bavuga yuko ari ubushuti bw'ababesto ariko biyita. Gusa ariko bitewe n'amavideo ndetse n'uburyo bagenda bagaragarana mu bikorwa byinshi bitandukanye, abantu bose badasiba kuvuga yuko ari couple. Uyu musore bamubajije ibijyanye n'uyu mukobwa, banamubaza uburyo amushyigikira ahantu hose ndetse n'imishinga bafitanye. Uyu musore bita Titi Brown akimara kubazwa kino kibazo, nawe yasubije mu magambo menshi ariko yuje ubwenge. Nibwo yatangiye kugenda agaruka kuri uyu mukobwa bita Nyambo. Gusa ariko ijambo nyamakuru yababwiye yuko hari umushinga uri gutegurwa we na Nyambo bazagaragaramo wa filime, akaba ari wo mushinga afitanye n'uwo bita best we uyu Nyambo. Gusa ariko nagiye tugaruke kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa bita Nyambo ni umwe mu bakobwa bamaze kugaragaza ubuhanga ndetse n'imana itangaje mu gukina filime mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu yamaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'ubuhanga ndetse n'imana akinana ibintu bye. Uyu nkwibutsa yuko akunda kugaragara muri filime zitandukanye, ari kumwe n'uwo bita Killerman ndetse n'abandi batandukanye. Uyu ni umwe mu bakobwa bamaze kugera kuri byinshi bitewe n'uyu mwuga. Ni umukobwa abantu benshi bakunda kugaruka yuko ari umwe mu bayoboye abandi muri iyi generation. Uyu ni umukobwa umaze kwigarurira benshi. Uyu kandi nkuko byagiye bigaragara muri video ndetse n'amafoto atandukanye, byagiye bigaragara yuko ari mu rukundo n'uwo bita Titi Brown. Gusa abo nuko batajya babigarukaho cyane, bakunda kuvuga yuko ari ababesto. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi ni ibintu buri wese amaze kubona, ni ibintu buri wese ashobora kwemeza yuko ari couple ndetse bari mu rukundo. Ibyo biterwa n'amagambo bagenda batangaza ndetse n'uburyo bagenda baciko bakabivuga mu biganiro. Uyu mukobwa rero biravugwa yuko hari umushinga afitanye n'uwo bita Titi Brown, uyu mukunzi we, uyu bakunda kuvuga yuko ari we best we. Hari umushinga bafitanye wa filime ugiye kuzasohoka mu minsi iri imbere, nkuko Titi Brown ubwe yabyigarukiyeho.
Gusa ariko ushaka kwibaza ngo kubera iki Titi Brown ari umwe mu babyinnyi bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda akaba agiye kugaragara muri filime, ese yaba ashatse kureka kubyina cyangwa nuko ibyo ngibyo ari uko bigiye gukorwa n'uwo bita Besto we? Gusa ariko siko kuri. Niba mwarabicekinze mu minsi yashize, uyu musore bita Titi Brown ku mbuga ze zitandukanye yakoreshaga amazina ya dancer. Kuri Instagram niho ngira ngo twibande. Gusa ariko ikintu cyaje gutungura abantu benshi cyane nuko yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram maze dancer rikuraho. Gusa kandi ibi ntabwo ari ibintu bimaze kuba kuri Titi Brown gusa. Niyo ugeze ku mubyinnyi mugenzi we bita General Benda, uyu nawe kugeza kuri uyu munsi yamaze gukuraho dancer ahubwo yongeraho DJ. Iki ni ikintu kimaze kugaragara neza yuko mu gihugu cy'u Rwanda ikintu bita kubyina ntabwo ari amafaranga menshi arimo cyane, n'ubwo umwuga abantu benshi bakunda uguye ubwamamare ndetse ukaguha n'ibikorwa byinshi bitandukanye. Ariko abantu bamaze kubona yuko ikintu bita kubyina si uko kitinjiriza amafaranga bamwe, ahubwo amafaranga yo kugutunga ukaba wakira ukaba umukire ukomeye cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ikintu kirazamuka ngo kigere ku rundi rwego, aho byahise bigaragara cyane. Ubu kugeza kuri uyu munsi wo bita General Benda yamenyekanye nk'umubyinnyi, ariko kugeza kuri uyu munsi ari kwinjira mu kintu cy'ubu DJ cyane ndetse no kugenda hosting ibitaramo byinshi bitandukanye, ariko birutisha kubyina. Kandi mubyibuke neza aba n'abasore bagiye bamenyekana kuri TikTok. Gusa ariko ikindi bamenya kuri TikTok yo mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo iragira monetize nk'iya YouTube, aho umuntu ashobora kwinjiza amafaranga menshi cyane, kuba yanamutunga cyane akaba yagura n'ibikorwa bikomeye cyane. Kuko kugeza kuri uyu munsi uburyo ushobora kwinjiza amafaranga kuri TikTok ni ukuba waca live abantu bakaguhereza icyo bita gift. Nibwo buryo bwonyine mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kwinjiza amafaranga binyuze kuri TikTok. Biragoye kuba wakorera amafaranga nk'uko duhemberwa ama views kuri YouTube. Uyu musore rero arashaka kwinjira mu kintu cyo gukina filime. Mubyibuke neza kugeza kuri uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda ikintu bita gukina filime ni ikintu gifite amafaranga menshi. Ibyo ni ibintu byamaze kugaragara ku mugabo bita Killerman. Uyu ni umugabo umaze kugera kuri byinshi bitandukanye bitewe n'ikintu bita filime. Rero nibizagutungura nubona filime isotse harimo umusore bita Titi Brown, kuko kugeza kuri uyu munsi yamaze kubishyiraho umucyo ndetse yamaze no kubitangariza abamukurikirana ndetse n'abamukunda yuko hari umushinga ushobora gusohoka ari kumwe n'uwo bita Nyambo muri filime Imwe. Ibi ni ibintu bimaze kujyaho umucyo. Ariko nanone kugeza kuri uyu munsi abantu benshi bahita bakomeza kwibaza ikibazo bati ese no kubera iki abantu benshi bari kwinjira mu kintu bita filime? Aho twarabibonye nko mu myaka yashize abantu bakinaga filime, ariko kugeza kuri uyu munsi ni abantu bigaragara yuko nta kintu bakuyemo. Urwo n'urugero rugaragara nk'abo bita Banzovu. Aba ni abagabo bari bafite izina rikomeye muri filime nyarwanda, gusa ariko kugeza kuri uyu munsi ni ibintu bigaragara ubuzima babayemo ndetse n'ibikorwa bakora bya buri munsi ni ibintu bigaragara yuko bisa nkaho nta kintu bakuyemo. Kandi si uwo gusa, twavuga nk'uwo bita Kanyombya. Uyu nawe n'undi mugabo wari uzwi mu gihugu cy'u Rwanda wari ufite izina rikomeye, aho yari ari imbere mu bayoboye, ariko kugeza kuri uyu munsi ni ibintu bigaragara cyane. Kandi si uwo nguwo gusa, hari na video yamaze kugaragara mu minsi yashize uwo bita Nyambo agaragara ari kuzunguza. Uyu kandi n'umwe nawe mu bantu bari bakomeye muri sinema nyarwanda, ariko kugeza kuri uyu munsi ni ibintu byahinduye isura. Ariko kugeza kuri uyu munsi sinema imaze gufata urundi rwego, ni ikintu kimaze gukomera. Mwarabibonye uwo bita Killerman afata uwo bita Nyagahene amugarura mu buzima busanzwe. Ni nyuma y'uko yari yagaragaye video avuga yuko amerewe nabi ndetse n'ubuzima buri kumurya. Ariko Killerman kubera urwego filime zimaze kumugezaho, haba mu mutungo, haba mu bwamamare ndetse n'ibindi bitandukanye, yaramugaruye kugeza kuri uyu munsi n'umukinnyi wa filime wongeye kugaruka ku murongo. Ibi rero biri gutuma abantu benshi bibaza se ni ukubera iki filime ziri guhindura ubuzima abantu. Icyo nakubwira cyo ubu kugeza kuri uyu munsi abantu bari kwinjiriza amafaranga menshi kuri YouTube binyuze muri zira filime bakina. Niyo mpamvu uyu musore bita Titi Brown ashobora kugaragara muri filime zitandukanye nk'uko ubwe yabyitangarije. Ariko n'abantu bakomeza kwibaza ati se kubera iki ibyamamare birimo kwinjiramo cyane? Ni ibyamamare byinshi bimaze kugaragara aho biri gukina amafilime, aho twavuga nk'uwo bita Sankara. Uyu ni umusobanuzi uzwi na benshi, ariko kugeza kuri uyu munsi ari kugaragara muri filime zitandukanye. Iki ni ikintu kita kigaragaza yuko kugeza kuri uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda gukina filime ni ibintu biri guhereza amafaranga abantu benshi. Ibi biri gutuma n'ababyinnyi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, aho twavuga nk'umubyinnyi bita Titi Brown wamaze gushyiraho ukuri ndetse n'umucyo yuko ashobora kugaragara muri filime zitandukanye nk'uko yabyivugiye muri interview yakorewe mu karere ka Rubavu. Njye ndagushimiye twari turi kumwe muri aka kanya. Njye nk'ibisanzwe ni Philox Eme. Ibiganiro nk'ibi bica kuri iyi channel yawe. Iyo nayo ni Philox TV show. Icyo ngusaba no gukanda subscribe ubundi ugasiga comment na like.